barabarwanije, barabakubise, babakuye mu ngo zabo, babakuye mu myaka yabo, barayisiribanze, babaraje rwa ntambi, bagiye bahura n'ibibazo byinshi. Abamediyani babakorera ibintu bibi cyane. Yesu ashimwe, Yesu ahaca ahabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelifia. Nk'uko bisanzwe ndashimira Imana y'amahoro, ndashimira Imana ishobora byose, Imana yaturinze ikabana natwe ikaturagira, n'umwongero utayobya Kristo. Ndamushimiye imbere y'abantu bayo ndetse n'imbere yanyu mwese abadukurikirana. Imana igira neza, irazirikana. Rero uyu munsi tugiye kuganira kubw'impamvu, impamvu z'ibyo, impamvu z'ubwo buzima, impamvu z'ibyo bintu hagazemo. Bibiliya iravuga ngo tugiye gusoma mu gitabo cy'abacamanza ibice 6, turahera ku murongo waho wa 6. Turebe icyo Imana ishaka ku bantu. Ese koko Imana igira neza? Ese koko Imana irasohoza? Ese koko Imana irumva? Imana irakora, Imana irakora, Imana irakora, Imana irakora. Imana yo mu ijuru muyizere, muyiringire. Reka dusabe umusomyi wacu asome abacamanza ibice 6 umurongo wa 6, abariho duhera. Abisirayeli baneshwa n'Abamidiyani, Uwiteka ababwira impamvu. Abisirayeli baneshwa n'Abamidiyani, Uwiteka ababwira impamvu. Umurongo wa 6. Nuko Abisirayeli bariheba cyane kubw'Abamidiyani, baherako batakambira Uwiteka. Icyo gihe Abisirayeli batakambiye Uwiteka kubw'Abamidiyani. Uwiteka abatumaho umuhanuzi arababwira ati, Uwiteka Imana y'Abisirayeli ivuze iti, nabakuye muri Egiputa mu nzu y'uburetwa, nuko mbakiza amaboko y'Abanyegiputa n'amaboko y'ababarenganyaga bose. Nuko mbakiza amaboko y'Abanyegiputa n'amaboko y'ababarenganyaga bose, mbirukana imbere yanyu, mbaha igihugu cyabo. Ndababwira nti, ndi Uwiteka Imana yanyu, mwe kubaha imana z'Abamori, bene iki gihugu murimo, ariko mwanga kunyumva. Mana itugirire neza. Ahangaha Bibiliya iravuze ngo Abisirayeli baneshwa n'Abamidiyani. Abamidiyani banesheje Abisirayeli, barabarwanije, barabakubise, babakuye mu ngo zabo, babakuye mu myaka yabo, barayisiribanze, babaraje rwa ntambi, bagiye bahura n'ibibazo byinshi. Abamidiyani babakorera ibintu bibi cyane. Noneho ngo icyo gihe basenga Imana, barataka, baraboroga. Kubera iki? Kubera Abamidiyani. Imana itugirire neza. Ngo bararira, baraboroga, bavuza induru kubw'Abamidiyani. Ngo ariko ngo basenga Imana kubw'Abamidiyani, bivuga ngo bari barazibukiriye, bari barabiretse, bari baracitse intege se. Imana itugirire neza. Natwe turebe umwanya duhagazemo, uburyo dusenga, uko twifata. Mureke tube maso, mureke dusenge, ntitugasenge kubw'ibibazo, ntitukarire kubw'ibibazo, ntitugahagarika umutima kubw'ibibazo, ahubwo tube maso, twegere Imana. Bene data, Imana irahari, Imana igira neza, Imana irashoboye. Aba Bayisirayeli Imana yari yabakuye muri Egiputa, ibakuza amaboko yayo, ibakiza amaboko ya Farawo. Kuko Imana yababwiye ngo nabakuye muri Egiputa no mu maboko y'ababarenganyaga,
mbaha igihugu ngikuyemo bene cyo, ndababwira ngo ntimuzabumvire ngo ariko mwanga kumva. Niyo mpamvu ibyago bibagezeho, niyo mpamvu ibyago bibugarije. Rero iby'Imana bigira amabwiriza, nkunda kubibabwira. Ntabwo nzi iri jambo nyiraryo, ntabwo nzi icyo Imana ishaka uyu munsi, ntabwo nzi icyo Imana igushakaho, ariko mu by'ukuri iby'Imana bigira amabwiriza, bigira kondisiyo se. Unyemerere wumvira Imana, unyemerere ugarukiraho, iby'Imana bigira amabwiriza. Iby'Imana bigira amabwiriza. Uyu nguyu abangaba ni Abisirayeli bari bahuye n'ibibazo, ariko Imana ngo ibatumaho umuhanuzi, irababwira ngo mwanze kunyumvira, kandi impamvu nari narababujije ngo nimuzakorere imana z'Abamori n'Abamowabu, kandi iki gihugu yari yagikuyemo bene cyo irakibaha. Bivuga ngo Imana yari yarabanye nabo, nta kitari yarakoze, ariko iyo abantu bamaze kurya bagahaga, akenshi bibagirwa ineza y'Imana, akenshi bibagirwa Imana yabakuye. Ariko ntuzibagirwe, nje kukubwira ngo ntuzibagirwe, ahubwo ugira umwete wo gushaka Imana ubutitsa, ugira umwete wo gukorera Imana se. Nabakuye muri Egiputa, mbakura mu maboko y'abarenganyaga, mbaha igihugu ngikuyemo bene cyo. Ibwiye Abisirayeli irababwira ngo nabakuye muri Egiputa, mbakiza amaboko y'ababarenganyaga, mbaha igihugu ngikuyemo bene cyo, ariko mwanga kunyumvira. Nari nababwiye ngo ntimuzumvire imana zabo. Urumva, iyo yari impamvu ikomeye yatumye Imana ibaha ibitugu, Imana ibatera umugongo se. Buryo tutumviye Imana idutera umugongo. Kavuga ngo ntabwo nagendana n'umuntu utanyumvira, ntabwo nakomeza kubana n'umuntu utanyumvira, ntabwo nakomeza kugendana n'umuntu utanyumvira. Rero Imana yo mu ijuru itugirire neza. Abisirayeli bahuye n'ikibazo kubera yuko batumviye Imana. Rero iyo tutumviye Imana hari ibiduhangara bikatwinjirana, indwara zari zaracecetse zigahaguruka, abatadusuzuguraga bakadusuzugura, abatatwinjiranaga bakatwinjirana, abatwubahaga bakatwubahuka. Ugasanga kubera kutumvira Imana hari ibintu byakubahutse, hari ibintu byakubahutse kubera kutumviye Imana, hari ibintu byakubahutse, hari ibintu byaguhangaye. Imana ikugirire neza, iguhe kuyumvira. Imana ikugire neza, iguhe kuyumvira mwene data. Abangaba bazize iki? Bazize ko batumviye Imana, kandi Imana iri kubashinja ko yabagiriye neza. Irabwira iti nabagiriye neza, mbaha igihugu ngikuyemo bene cyo, mbaha igihugu ngikuyemo bene cyo, ariko ndababwira ngo ntimuzabumvire, ntimuzakora ibyo bakora, ariko mwanga kubyumva. Imana tubabarire kandi tugirire neza. Muntu wirengagiza, ukirengagiza ijwi ry'Imana, ukirengagiza icyo Imana ivuga, ukirengagiza umuburo w'Imana. Imana tugirire neza. Rero Abisirayeli bazize iki? Bazize ko batumviye Imana mu by'ukuri. Imana yabagiriye neza, ibaha igihugu igikuyemo bene cyo, Imana ibagirira neza, ariko bayitera umugongo, banga kuyumvira. Byari bibabaje, byari ibintu bibabaje, byari ibintu biteye agahinda. Mwene data, nakubwiye ngo iyo tutumviye Imana hari ibintu bitwubahuka. Iyo twumvira Imana hari ibintu bidutinya, hari ibintu bitwubaha, hari ibintu biducira bugufi, hari ibintu bitaduhagurukana. Ugasanga hari indwara ikubamwe ariko iratuje, bakavuga bati kandi abandi barwaye kuri aba barapfuye ntibamara imyaka 10, nta myaka 20 bashobora kumara. Ariko ugasanga ikurimo iratuje, iracecetse kubera ko wubaha Imana, nayo igaceceka ikakubaha ntiyavanse. Rero Imana itugirire neza. Abisirayeli bazize iki? Bari barateye Imana umugongo, bari bariraye, batangira kugomera Imana. Barangije ngo Imana irababara, ibateza kaga, ibateza ababarwanya, ibateza ababubahuka, ibateza ababangiriza. Abamediyani ngo bajya mu mirima yabo barayangiza, barayisiribanga. Ibaze ko wahinze, umuntu akaza akarandura ibyo wahinze akabyangiza. Mwene data, nyemerera
utangire witekerezeho, ese ubu ndacyari kumwe n'Imana? Ubu ngubu mu by'ukuri Imana iracyari mu ruhande rwanjye? Kuko nkunda kubabwira ngo Imana ibyayo ni magirirane, byayo ni magirirane. Pawulo yarabivuze ngo nitumenye ibyo Imana ishaka nayo izamenya ibyo dushaka. Ntukanyugira ngo rero Imana yaguhaye isezerano birahagije. Oya, Imana yaguhaye isezerano, ariko kandi mu by'ukuri isezerano Imana yaguhaye ugomba kugira ute kuribagarira. Cyo bita kubagarira isezerano ni ugukora ibyo Imana ishaka. Cyo bita kubagarira isezerano ni ukuyubaha. Cyo bita kubagarira isezerano ni ukuyumvira se. Ese ubu ndacyari mu murongo umwe? Ese ubu ndacyakorera Imana? Ibi byose ukabyitaho, ukamenya ko yaguhamagaye ari yo kwizerwa, ukamenya ko yaguhamagaye no kubikora izabikora. Rero nyemerera mwene data wicogora, wisubira inyuma. Reka dusome igitabo turebe muri Yoshua. Yego, turareba Yoshua ibice 7, ibice byaho 7. Turasoma ku murongo waho wa 10, n'ibice 7. Turebe ku murongo waho wa 10, twumve icyo Imana ishaka kuvugana natwe, twumve icyo Imana ivugana n'abantu bayo. Se ese koko Imana muvuga mugira ngo Imana yo nijiji? Imana irareba, Imana irazirikana, Imana irareba, Imana irazirikana. Ibice byaho 7, turahera ku murongo waho wa 10. Ngo Yoshua arira asobanuza Uwiteka impamvu zabyo. Nuko Uwiteka abwira Yoshua ati byuka. Ni iki gitumye ugwa wubamye? Abisirayeli baracumuye kuko baciye ku itegeko ryanjye n'abategetsi, bagatwara ku bintu byashinganywe, bakabyiba bakirengagiza ndetse bakabishyira mu bintu byabo, ndetse bakanabishyira mu bintu byabo. Icyo nicyo cyatumye Abisirayeli batabasha guhagarara imbere y'ababisha babo bakabaha igitugu. Imana tugire neza. Imana ivuze ijambo rikomeye, iramubwiye ngo nukuwiteka abwira Yoshua ati byuka. Ni iki gitumye ugwa wubamye? Yoshua ngo yari amaze kumva inkuru mbi imubwira ko Abisirayeli bapfuye. Yari yohereje ingabo muri Ayi, murabyibuka bakunda gusoma Bibiliya. Imana yari yemereye Yoshua ko imuhaye Ayi ngo bayitere, bayijyemwo, bayifate igihe bari bamaze gusenya Yeriko. Ariko ngo Yoshua yohereza abasirikare kujya kureba Ayi uko imeze kugira ngo bazabone kwitera. Baza bamubwira bati rwose twahazungurutse, twahabonye, ntiwirirwe uduha ingabo nyinshi, duhe nk'ingabo 2,000 cyangwa 3, turaharwanya mu minota mike turaba turangije twayifashe. Ngo baragenda, bagira ngo inzira ziracyagendwa nk'uko zagendwaga. Ariko icyo gihe hari harimo umugabo witwa Akani, ngo wari wafashe ku bintu Imana yababujije, yari yafashe ku bintu byashingawe. Rero buriya ibintu by'Imana bigira amabwiriza, bigira kondisiyo. Bivuga ngo Imana iguhaye umugisha, ariko uzumva mu ijambo rivuga ngo ariko, nguhaye ubuzima, ariko nguhaye inzu, ariko nguhaye urugo, ariko nguhaye kwiga, ariko niba warize amashuri avuye ku Mana, Imana izashyiramwo ariko. Niba warabonye ubuzima bwiza biturutse ku Uwiteka, hazaza mu ijambo ryitwa ariko. Iyo ariko yayibwiye Salomo igihe Salomo ngo yaravuye imbere y'Imana gusenga, ngo iramubwira ngo Salomo, kuko wasabye ubwenge, ukansaba ubwenge bwo kumenya guca imanza zitabera, ntusabe kurama, ntusabe ko n'abanzi bawe bapfa. Nguhaye ubwenge mu bakubanjirije, nguhaye ubwenge, nguhaye n'umutima ujijutse,
kandi n'ibindi nguhanye n'ibindi byose mu bakubanjije n'abazaguheruka ntawe uzahwara nawe, ariko nukomeza kunyumvira uzanarama. bivuga ngo uburame buturuka ku Mana, kugira ngo tubashe kugira icyo tugeraho bituruka ku Mana. Noneho irira jambo ariko ni ijambo Imana ikoresha yiri mu isezerano, yiri gusezeranya. Yari yabahaye kwinjira Yeriko mu mbaraga zayo. Muribuka ko bayishenye nta mbunda bakoresheje, nta masasu, nta bintu bya kirimbuzi bibayeho. Barazungurutse ngo inshuro 7 ngo ku munsi wa 7 ngo barasakuza ngo bavuza amakondera ngo hanyuma za nkike z'amabuye ziragwa. Zo zari imbaraga z'Imana. Hanyuma ibaha ayi yari yababwiye ko nayo iyibahaye. Bahageze babona koko n'abasirikare baho ngo nabantu bazatsinda mu minsi mike cyangwa se mu gihe gito, ariko ngo bagenda irababwira ngo ariko ntihazagira ikintu mufata, azagira ikintu mufataho na kimwe. Imigisha y'Imana igira amabwiriza. Hanyuma ngo bo mubo bahagurukanye witwaga Akani afata ku bintu Imana yababujije. Hanyuma bifashe Imana irarakara ibaha ibitugu, irabarekura. Zarebe y'Imana yakurekuye, mpanuka ziraza, y'Imana yakuretse, indwara zirinjira, y'Imana yakuretse, tangira kwirukanwa mu kazi, y'Imana yakuretse, ibyo ukora byose birapfapfana, ntago bishobora kujya mbere. Imana tugirire neza. Rero biradusaba kugira ngo twubahe Imana, tumenye icyo Imana idushakaho, tumenye umugambi wayo. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro ku Imana yacu izirikana. Ngo baragira bate rero? Bibiliya yavuze ngo Yoshua ayohereza ingabo ngo zijye kurwana Ayi, ngo zihageze ngo abo muri Ayi barabarwanya banesha Abisirayeli, ngo babicamwe ingabo 30,000. Bari benshi, ibihumbi 30 bipfuye mu bantu uyobora ugapfusha abantu 30,000 mu bantu utunze, waba utakaje abantu benshi cyane. Rero ngo n'ababacitse ngo bahunze ikijyepfo, bigaragare ko nta mbaraga zindi bari bafite zo kwirwanaho. Abacitse ku icumu aragenda babwira Yoshua ibibaye, baravuga bati muzi byatubayeho, ingabo zacu zapfuye kandi natwe twahungaga ikijyepfo duhunga, badukubise batumereye nabi. Ngo Yoshua byumvise ngo agwa yubamye, yiriza umunsi asenga ngo asobanuze Uwiteka impamvu zabyo. Niko Bibiliya yavuze, avuga ati Imana bigenze bite? Cya gihe ubona isezerano ryawe, ubukwe bwawe bupfuye kandi bwari buhari, mu ishuri utangiye kubura ubwenge kandi waratsinze. Buri hari ukuntu babigenze, utangira agashinga neza wagira hagati kakanga. Haba hari impamvu, ntukagire ngo ni ibisanzwe n'ibyo abantu batazi Imana. Ariko twe tuzi Imana, tuba tuzi ko hari impamvu ibayeho, tukaba maso tugasobanuza Imana. Ngo Yoshua aravuga ati nimureke ngo ateranye abakuru b'Abisirayeli, aravuga ati muze dusenge. Ikibazo cyabaga mu Bisirayeli ubundi barasengaga, ngo barasenga, ngo ariko Yoshua ngo agwa yubamye, ngo yambaye ibigunira, ngo yiriza umunsi wose, ngo yubamye hasi mu mukungugu, ngo arira kubera ingabo zapfuye z'Abisirayeli, kubera ko Ayi bananiwe kandi Imana yari yavuze. Hanyuma ngo Imana ngo imutumaho umuhanuzi, ngo aramubwira ngo urarizwa n'iki? Buriya hari amasengesho abantu basenga Imana ikabaseka rwose, cyangwa se ntinayumve kandi mwafashe ibihe mwateranye mwiriwe musenga, ariko ubwo muwo musengana harimo umuntu wigiza nkana. Niyo mpamvu igihe cyose ushaka kuba mu bantu muhuje, abantu mudahuje, burya n'abashura be bahuje bariba bigakunda, yego bakazabizira ko babyibye ibintu, bariba bigakunda, kagambanira ko abagambana. Burya impamvu bagambana bikagirwa nuko baba bahuje.
rero ntugire ngo iby'Imana nibyo wapfa kujyamo ureba abantu mudahuje, ntibikunda. Niba ushaka kugera ku kintu cyiza giturutse ku Mana, shaka abantu muhuje gusenga, muhuje imyumvire, muhuje ibikorwa, mubikore, musenga. Imana izaza nisanga muri gukora ibintu byiza, izaba hagati muri mwe, ibikomeze, ibishyigikire, bijye mbere. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Rero ngo Yoshua abo bantu bahagurutse bajya Ayi, bahagurutse nk'umugabo witwa Akani, ngo afata ku bintu byashinganywe, ngo arabigenda abishyira mu nzu ye, arabihisha. Kandi Imana yari yababujije. Hari abantu badatinya ibintu by'Imana, ugasanga ari mu rusengero arafata ibitabo kabijyana iwe mu rugo, abana bakirirwa babikinisha, agasanga arafata za pendo, ingoma, bakirirwa bazivugiriza iwe, baje kumusura, mujye kunzanira za gitari z'urusengero kuko baramubawe baje, kuko nyoko buko yaje iwawe, mukirirwa mucurangisha ibikoresho by'Imana, banywa byeri ngo ntibakirirwe bo, ngo nta kibazo, bakanywa byeri bari gucuranga, kandi we waraziretse, bagatangira gutukana. Urumva hari iby'Imana bigira amabwiriza. Majya mubyibuka ko Nebukadinezari yazize ko atubashye Imana, n'umuhungu we Berushazari nawe ashatse kwigana se, ashatse kwinezeza, ngo atumira abantu, ngo akoresha ikirori, aravuga ngo nimujye kuzana bya bikombe ngo byo mu rusengero by'izahabu, ngo ise yari yarabinyaza bikuye mu rusengero, aravuga ngo nimubizane ngo tubinyweshe. Ashaka kunywesha ibikoresho by'Imana byanyweshejwe ku ruhimbi, abantu bafata igaburo, ngo aravuga ngo nimubizane. Ngo bajya kubizana, ngo batangira kubisukamwo inzoga se cyangwa vino ibyo banywaga, ngo bariho banywa, bagiye kubona ku gikuta ngo handitseho ijambo rivuga ngo mene tekeri farisiri. Baravuga ati nimuhagarike ibirori. Mbonye inyandiko, ndi kubona ikiganza cyandika, ariko ntabwo ndi kubona umuntu wandika. Batoya bati twikomereza ibyo bintu, se ureba ni ibiki twe ko nabyo tubona. Ati ntabwo twakomeza, ndi kubona ibintu bidasanzwe. Naho Imana iri kwandika ngo ubwami bwawe burapimwe, ntabwo bwuzuye, burahagaritswe. Kubera iki? Yazize ko yahangaye. Ntugahangare ibintu by'Imana. Urumva, ntugahangare mwene data. Uyu mugabo arahangara witwa Akani, afashe ibintu byashinganywe. Hari abantu bahangara, ugasanga umuntu afashe mikoro ari kubwiriza, yaraye mu bintu bibi cyane, atanatinyuka gukora ku manywa abantu bareba. Yabikoze mu mwijima yihisha ijoro, cyangwa se yabundabunza indageri yajya ntawamubonye, yarangiza akaza agatera haleluya, agasengera abantu, akabashyiraho ibiganza. Kandi mu by'ukuri wakabaye utinya Imana, ukadagadwa, ukajya kwihana, ugasaba Imana imbabazi. Ibyo bintu bizagira ingaruka. Ugasanga uwo muntu araje, atangije amasengesho, atangije igiterane, muri mu giterane cy'umuntu wavuye gukora ibintu bibi, yananiwe gutsindwa ngo yihane, ariko araje ngo dufite amasengesho y'itatu ngo nimureke tuyasenge. Nyamara uriya muntu bayoboye yagize intege nke. Mwene se uwo mwararitse yajemwo, ntimwasabye Imana imbabazi ngo mumusengere, ntiyihannye, azabateza umuraba. Nta kintu muzageraho, muzabaza Imana impamvu, bizabayobera. Ratasikarabone. Ndagira ngo rero umenye impamvu s'ubuzima uhagazemo, umenye impamvu s'ubwo buzima urimo, uko impamvu bimeze bityo. Ngo Abisirayeli batakira Uwiteka, ngo Uwiteka ababwira impamvu. Arababwira ngo nabakuye mu maboko y'Abanyegiputa no mu maboko y'ababarenganyaga, mbaha igihugu ngikuyemo bene cyo, ariko mwanga kunyumvira, mwanga kubyumva. Rero ndagira ngo mwene data mu Kristo ugarukiraho, wizere Imana, ugarukiraho uyikorere, ugarukiraho uyibwire se. Abisirayeli ngo Imana ibwira Yoshua ngo urarizwa n'iki? Byuka. Iramusetse, iramureba, iraseka. Hari igihe abantu basenga amasengesho Imana itayarimo, hari igihe baterana
hari igihe abantu baterana bagaterana bavuga ngo barasenga, bagaterana bavuga ngo bari mu gitekerezo runaka, ngo hari ikintu bari gushyigikira, ngo bari gushyigikira umurimo w'Imana, ariko Imana itabibayemo. Kubera iki? Yarebye umutima, hari ibintu binyuranye n'ibyo bakoraga. Ndagira ngo rero uyu munsi witekerezeho, wisuzume se, urebe neza niki nakora, niki nakora ku buryo nakubaha Imana. Ngo iramubwira ngo byuka, dore impamvu Abisirayeli bapfuye, dore impamvu urugamba rubanesheje, baracumuye, batoye ku bintu byashinganywe. Rero ndashaka kukubwira ngo tangira witekerezeho. Ubu ni ubutumwa, iyi ni message Imana iguhaye, ubu ni ubutumwa Imana iguhaye. Ndagira ngo utangire witekerezeho, ndagira ngo utangire witekerezeho, urebe icyo gukora. Bese nakora iki? Ni iki nakora cyanezeza Imana? Ni iki nakora Imana yakwishimira? Kuko nukora ibintu Imana yishimira ntago bizakuvuna, nukora ibintu Imana yishimira ntago bizakugora. Icyo usabwa ni iki? Ni ugukora ibintu Imana yishimira. Mwene data, ubwo umwanya wawe tangira urebe uri mu muhe mwanya, uri mu mwanya umeze ute, uri mu mwanya umeze ute, umwanya uhagazemo ni uwuhe? Abamediyani banesha Abisirayeli ngo Imana ibabwira impamvu, irabwira ngo nabakuye mu gihugu bakura mu maboko y'ababarenganyaga. Burya igihe Imana yagukijije umujura, wowe ushobora no kutabyitaho ariko irabyandika. Imana yagukijije inzara irabyandika, Imana yagukijije kwambara ubusa irabyandika, Imana yagukijije indwara ikomeye abaganga bavuga ngo nukugukaruma irabyandika, ukaba batakiguha imiti gukaruma ikugabanyiriza ububabare, ahubwo ugakira burundu ukaba muzima ugatera haleluya. Yora itangiye kugira ubuzima ukagira sante, ugatangira kujya mu byaha, wambwira umuntu uti se shahu ibyo bintu urimo niki? Ngo rega nangiye ngo ni umubiri, ngo ndacyari muto, ngo kameme. Ibyo irabyandika. Igihe wari uryamye urimo za serumu, igihe wari ugiye kugwa mu gicu cy'abajura n'amabandi, ibyo byose yarabyanditse. Rero biba bisaba kugira gute? Imana irazirikana. Mujye mureka twubaha Imana, twatangiye urugendo tujye turusoza neza. Mujye mureka dukorera Imana, kuko iyo tuyikoreye ntago dukorwa n'isoni. Mu by'ukuri Imana itugirire neza. Ndashaka kubwira ngo garukira aho ngaho. Imana iravuga ngo nabakuye mu maboko y'ababarenganyaga, mbaha igihugu ngikuramwo bene cyo, bakiza amaboko ya Farawo. Ndababwira ngo ariko ntimuzumvire imana z'Abamori, ntimuzumvire imana zabo, ariko ntabwo mwanyumvise. Urumva? Imana yacu rero niyo kubahwa, yaduhamagaye, niyo kwizerwa. Urumva? Hari icyo tuyishakaho, ariko nayo hari ikibigushakaho, nayo haba ari ikibigushakaho. Nabahaye igihugu ngikuramwo bene cyo, ndababwira ngo ntimuzabumvire. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza, Imana idushyigikire, Imana iturwanirire se. Ndagira ngo dusenge Imana, ariko tuyisenge tuvuga ngo Mana, ese koko turacyakumvira? Ese koko turacyari mu ruhande rwawe? Hari umugabo witwa Yorobowamu, Imana nawe yamuhaye ku bwami, ngo ariko ibugabanije mu nzu ya Salomo, ibukuye mu rugo rwa Salomo, ibukuye mu muryango wa Dawidi. Yorobowamu ageze ku buyobozi, we ngo akora ibyaha kurusha abari baramubanjirije. Ni ikibazo. Wakabaye ubona akazi ukagakora neza kurusha abari bakarimo. Wakabaye ubona umwana ukamwuba, ukamusengera, ukamutangira amaturo, ukamujyana mu nzu y'Imana, kuko hari umuturanyi wawe wamubuze kandi mwashakiye rimwe. Wakabaye ubona akazi ugatanga icya-10, ugatanga amaturo, ugashima Imana, kuko hari uwo mwarangirije kwiga rimwe utarakabona, wagashatse ntakabone. Wowe Imana iranakagwa, wasanga nta n'ubwenge wari uzera kurushaga ubwenge mu ishuri.
ari kugira amahirwe ubona akazi keza urahembwa umushahara unejeje ariko kugira ngo wibuke ko hari umuntu waburaye hari umuntu w'umukene hari umuntu urwaye wafasha ngo umugurire imiti kwa muganga ibyo ntabwo bikureba si ibyawe ahubwo uri muri za gahunda uvuga ngo nzashima Imana koko nanjye ndi mu bantu bayishima giye iby'Imana ikora ndabizi ugasanga ufite amagambo ariko atagira ibikorwa. Yerobowamu ngo yageze ku bwami Imana ibaza umukozi wo kwa Salomo Imana imugabanyirije ku bwami imugize umwami ngo imugabanyiriza ku bwami ibukuye mu nzu ya Salomo mu nzu ya Dawidi ageze ku bwami we rero ngo akora ibyaha kurusha bari baramubanjirije bose cyari ikibazo akoze ibyaha Imana iramwihorera imutega ikindi gihe urara ahantu Imana igutegeye ahantu Imana igutegeye hari igihe uzayikenera rwose pe mbikubwire ntabwo nkubeshya hari igihe uzakenera Imana hari aho uzagera ugasanga urayikeneye hari abantu ujya ukenera utaranabashuhuje utarigeze unabavugisha n'Imana nayo iyo ubakeneye icyo gihe urababwira uti twaraburanye ariko najyaga mbishyira muri gahunda muri amahoro se none se ko nagira ngo tubonane ukajya wibase runaka ko ashaka arashakira ikira ukaza gusanga hari agaserivisi agukeneyeho nyamara hari igihe yaraguteye umugongo atakwibuka ibintu nk'ibyo namwe murabizi. Imana nayo hari igihe uzayikenera bivuga ngo nuyikenera rero izagukina ku mubyimba